biraba, iyo uvuze biraba, iyo uvuze biraba, biraba. Ijambo ryawe Mana yacu rifite imbaraga rikaba ubuzima. Waravuze dawe byose biraremwa, kuko iyo uvuze uvuze uti ntihabeho urumuri, urumuri rubaho. Uvuze uti habeho ikirere gitandukanya amazi n'ayandi, biba bityo. Ukomeza ubutaka hejuru y'amazi, iyo uvuze biraba. Waravuze uti ubutaka nibumera ubwatsi butoshye, ibiti byera imbuto, biba bityo. Uvuze uti habeho ibinyarumuri byakire mu kirere, izuba, ukwezi ndetse n'inyenyeri bibaho. Wavuze uti amazi najagate mu tunyamaswa tuzima, n'ibiguruka biguruke hejuru y'isi, munsi y'ikirere. Uravuga uti uvuze uti ubutaka bubyara inyamaswa nzima, iyo uvuze waravuze uti noneho duhane muntu mw'ishusho ryacu, mu misusire yacu, kugira ngo atege ibyo waremye, ubumenye n'umutima wabiyobore. Uhoraho wategetse umutima wanjye wose, ndakuririmbira imbere y'ab'ijuru bose. Wowe waremye ingingo zanjye ushyira mu nda ya mama, undema mu buryo butangaje. Umutima wanjye urabizirikana, umutima wanjye urabizirikana, urabizirikana, urabizirikana. Iyo uvuze biraba.